umwana wabyawe n'umukobwa ukiri mu rugo uwo mwana yavutse yabyawe n'umukobwa uwo mwana akwiriye gufata ubwoko bwa nyina umurara wa nyina kandi afite se ise w'ibandi wabyaye umwana akamwihakana nimba wewe utubaho umwana wawe w'umukobwa ngo umukunde umuhereze umugabane njyewe duhuye dushaje nzamuhakaye gaciro nijye uzamuha ku gaciro papa we na nyina bimye uwo mwana ariko reka nkwereke mbere yuko tuvuga iriya video reka ntongere ngaruke ku mukobwa inspiration nta kibazo uraza umwana w'umukobwa nk'umugore wabyaye abakobwa yego umuhungu nimba tuvuge ku rugero iso arapfuye yasize umuhungu hano muri Kenya kuki batakivana ku muhungu ngo bakijane kwa se wabo ntago byo bikunda rero niba batakivana ku muhungu ngo bakijane kwa se wabo bakaba bakikivana ku mukobwa bakakijana kwa se wabo bigaragaze ko umukobwa n'umuhungu bitandukanye aho biratandukanye rero hari uburyo ki muri societe y'ikinyamurenge dufata umwana w'umukobwa ko atuzuye ariko wibarira ku mwana w'umukobwa aho ngaho nje niyo tutari kumvikana barira kukuba ikiriyo kigiye mu muryango mu banyabyinshi mu basinzira niho kigiye itonde nkubwire siko ntagiye kigiye mu reka nze nkubwire bishobora gukorerwa ko wa mukobwa ariko kiraba kigiye mu bantu umwana wawe nimba yaragiye mu basinzira kubera iki kiyo kitoja mu basinzira ari umurambo n'umwana muzima woherejeyo ariko nyine ariko wapfuye so umusinzira Museveni ashaka ko interview njyewe nkunda deba kandi biba biri byiza ko abongereza bavuze ngo think outside the box ni byiza gutekereza ibyo muyoboka ari kavuga ni ukuri kandi ni ukuri kwiwe ntabwo mbihakanye ariko nje icyo nshaka kongeraho nuko umuntu agira umuryango nkaba nibaruka kuvuga ngo nta imiryango ntigomba kubaho nimba hari imiryango ibaho igira ko yubakitse igira ko ikora hari ibyo nemeranya na muvyo yavuze mu bijanye no gukandamiza umuntu ureke n'umukobwa ikiremwa muntu icyo cyose hari uburenganzira gikwiriye kandi kigomba kubona ko turumvikana ariko kubijanye nibi ngibi ngo umufano yaratanze ngo umuntu agapfa n'umufano umuntu agapfa yaravyaye abakobwa gusa ngo ikiriyo ngo kigomba kuja nanone ganti kizoja kuyiwabo abakobwa bose nubundi itonde ngo ni gutubaterura nubundi nikija kuri umwe barya abandi bane batanu basigaye bazoza kumwa ni nkuko papa wawe yafa afite abahungu batandatu buri rugo ntiruzakora ikiriyo barya abana batandatu bazipanga bavuye ngo kirabera kwa mukuru wabo cyangwa kwa murumuna wabo bivana n'uwo bumvikana bara uko umuryango rero wubakitse kaba nusenya structure y'umuryango kwitera rero nimba uwo umuryango umuntu afite ahavuka iyo we washatswe uri muri wa muryango ariko waragiye no kuvuga ngo responsibility z'umuryango uvukamwo utakora ntibozi gushira hari mwico ngico uvuze kuko ico ni responsibility z'umuryango uvukamwo niyo ngombwa rero uza ukaza kugera reka nze ngubaze uri umuki je ndumusita umwana wawe w'umukobwa uzaye umukobwa gusa yego abakobwa cyangwa katuvuga umukobwa yego urapfuye uwo mwana w'umukobwa wabyaye wewe yashatswe mu banyabyinshi yego hanyuma bagiye guterura wa mwana w'umukobwa bamujanye mu basita ese abasita nibo bakwegereye gusumba umwana wabyaye Reka nongere mbahe ikaze mwe mukurikiye TikTok TV ndetse na Muyoboke TV nizera ko meze neza cyane mbahe ikaze muri ikiganiro cy'uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana n'uyu munsi yambitse navuga ngo n'umujene ariko ku rundi ruhande ari uburyo wa pastor bakunda kwambara cyangwa se bavuga butumwa muri rusange bakunda kwambara ibintu biri VIP cyane haryo ibyo byose VIP byo ubundi isi panze nabi nta mwenda uruta undi kuko buri mwenda wose ugira agaciro kangana n'akundi ariko hari imwe nyine yagenewe abantu runaka ndavuga ubundi umumaro w'umwambaro
ubundi ikintu cyose kirebwa muri context uburyo cyatangiye kubaho umwambaro uza bwa mbere waje kubera Adamu na Eva bari bambaye ubusa ubwo bamaze gukora icyaha ngo bari basanzwe bambara ubwiza bw'Imana aba si umwambaro bakoze icyaha ibyo nibyo mu mutima bakoze icyaha iyo si ihuzo bakoze icyaha ngo bamenya ko bambaye ubusa yego bamaze kumenya ko bambaye ubusa Bibiliya iravuga ngo biremera ibicocero mu mababi y'ibiti ubwo kera ngaho Imana ije kubareba muri bimwe byatumye bahunga Imana nuko bari bambaye ubusa babwiye Imana ngo Imana arabahamagaye ngo Adamu na Eva muri ati twahunze kubera iki ati twambaye ubusa ati aho ngaho nimwoba mwakoze ku cyaha ngo Imana yica umwana w'ihene umwana w'intama yego ibaremeramwo umwambaro mu ruhu rw'intama yego so role y'umwambaro nimwe nuguhisha ubwambure niyo role y'umwambaro so uwambaye umwenda uhisha ubwambure aba yambaye neza so nta mwenda rero ni ibikabyo by'abantu ngo uyu ni umwenda w'abangaba uyu ni umwenda waba role y'umwenda nimwe nuguhisha ubwambure uko wambaye gutyo ubona akora n'uko wambaye hari ubwambure bwawe turi kubona oya nuko mugahita mubana nuko nambaye bisanzwe amatraining bisanzwe hanyuma noneho reka nkubaze ku ruhande rwawe ubu ushobora kuja mu rusengero ugahita ubwiriza nyine bakagutegura ngo ni uri ubwirize n'umutumirwa uri kuri afishe uri umutumirwa uri kuri afishe ugahita ugenda wambaye gutyo nyine wambaye gutyo abantu bari kubona ni imyumvire ariko ugiye gutya ntaho bitaniye ariko kubera imyumvire y'abantu urabikwepa nawe ukagenda wambaye ukundi yes rero abantu ntabwo tubahereza ibintu bikwiriye nta nubwo duheza abantu ibintu biri nyabyo ahubwo duheza abantu ibintu bamenyereye ntabwo duhisi ibintu biri nyabyo ntabwo duhereza abantu ibintu bikwiriye yego ahubwo tubahereza ibyo bamenyereye kuko iyo uzanye icyo batamenyereye bahita babona ko waguye wabaye undi kubera ko ntiyigeze abona pasiteri waje kubwiriza muri church yambaye agakoboyi n'agakoti urabona ukuntu nambaye neza cyane kameze neza urabona ko nambaye neza ba Merike urabona ko ibintu nyine biba bimeze neza ariko biterwa n'ahantu waba uri ku rundi ruhande yes yego hanyuma rero ndakeka reka duhe ikaze abantu bose muri rusange abari kuri YouTube abari uri live yes ndi live kabisa bari no kwandika message nyinshi cyane turaza kuzinyuramo nyuma ariko reka twinjire noneho hari akantu mbere yuko twinjira muri topic y'uyu munsi ngira ngo uvugeho gatoya ikiganiro duheruka gukora twasezeranije abantu ko tuzavuga ku karengane k'umwana w'umukobwa n'umugore yes wakomozamo nk'utuverise nka tubiri tukaba ni ukuvuga communauté twarimo tuvuga about communauté y'abanyamurenge yego tuvuga uburyo communauté y'abanyamurenge nushaka ingiyo ikore kwa kundi yari imeze iraza kugufasha ndakeka hano nta kintu ari bwangize yes yego gutyo okay biragufasha gutyo yes okay kaze mbanze mpange nta kibazo gutya biragufasha okay ico bita très bien okay ni sawa nta kibazo nta kintu na kimwe byangiza nta kibazo okay rero muri communauté y'abanyamurenge yego hariho ibintu bimwe bitari byiza cyane bikwiriye guhinduka inshuro ibihumbi cyangwa bitari byiza n'ubu barabagifitiye iyo myumvire okay ugasanga nk'umwana w'umukobwa hari uburyo akandamijwemo kandi agakandamizwamo ababyeyi bazi ngo ni nyine abaramukunda ugasanga umwana w'umukobwa ntabarwa nk'umuhungu mu gihe na se wa mwana w'umukobwa apfuye wa mukobwa atagabana umurage wase urumva harimo gufinyiriwe yego umugore w'umunyamurenge hari uburyo umugabo amufata nk'umuntu w'umukozi ndeka nguheze urugero yego ugiye kugaba inka
kandi iyo nka mwarasezeranye ko ari umutungo w'urugo. Yego. Iyo nka tugomba kuyitanga utaganiriye n'umugore wawe. Reka tugaruke ku kantu ko gusezerana kwanza. Byabaga ariko bimeze se? Byabaga nyine ndavuga mu myaka ari imbere. Uretse ubu ngubu tuja ku murenge n'ahandi. Byabaga bisobanuye ko mwavanze umutungo cyangwa wabagwaga ko wasanze imitungo. Ndavuga umugore. Ni ukuvuga imurenge ntabwo twigera dusezerana muri komine. Okay. Mu mategeko ntaho ba data na ba mama babanye mu buryo bw'amategeko. Yego. Ariko nta hano muri Kenya. Buri urazi ko hano muri Kenya ushatse umugore nakubanye n'umukobwa mu nzu. Timuje mu murenge nimuje no mu rusengero ni wabo ntutanga imari mugani wabo. Mukabana amezi 6. Hakaba umuhamya. Uhamya ko uwo mugore mwabanye amezi 6. Uzi ko muri leta hano babikonfaminga ko ari umugore wawe wisezerana. Niyo mwamutarasezeranye. Gusa kuba mwarabanye amezi 6 mu nzu. Hano muri Kenya babikonfirima ko ari umugabo n'umugore. Okay. Yes. Ubwo bisobanuye ko iryo tegeko ni rya Kenya. So nukuvuga iryo tegeko ni rya Kenya. None reka nkwereke imurenge. Uzi ko imurenge wabomboraga umugore. Wagera mu nzira ukamwanga. Bahita bavuga ko ari indoha. Ariko nabyo wamugani bimeze nk'ayo mategeko ya Kenya. Ahubwo niyo none umwangiye mu nzira. Izo umwangiye mu nzira. Yego. Ahubwo niyo akomeye gusumba muri Kenya. Babyita indoha. Kandi mutarabanye n'icyumweru cyangwa se n'insingaye. Ndaje mbonye umukobwa ndabwiye ati ndakubomboye. Nagera Santoni nkabona byenda ntapanze neza. Kamukwepa. Akondo yari amanyanga. Muri sepezi wacu. Bahita baguhagarika bakakubwira ngo niwe mugore wawe indoha. Ati fa kuba wateye intambwe yo kuja kumuzana. Yes. N'indoha yawe. Rero abanyamurenge rero hari uburyo bafataga igitsina kobwa cyangwa igitsina gore uhereye ku mukobwa w'uruhinja kugeza ku mugore mukuru. Ugasanga umugabo aracafata umugore we nk'umuntu utari umugore we. Warugeze ku ntambwe ivuga uti ukaja kugaba inkuka bitekereza. Yes. Ariko ukibagirwa ko hari uwo mwasi cyangwa se mubana nk'umugore n'umugabo. Umugabo nimba yiha permission yo gutanga inka atagishije umugore inama. Ubwo umugore ayitanze uzi intambara yaba yatanga inkwi. Umugore ngo atange. Nimba umugabo avuga ngo natanga kimwe mu mitungo yo mu rugo ntagishije umugore inama. Umugore we aramutse atanze ikintu kimwe mu mitungo yo mu rugo atagishije inama umugabo. Ni intambara. Iyo ntambara yagarukira muri UN. Idoha yagera idoha. Iyo ntambara yabikomeye. Iyo ntambara yaba intambara iteye ubwoba. Rero nukuvuga hari uburyo muri community yacu y'ikinyamurenge n'abandi bari kunyumva sinzi imico yabo. Hari uburyo rero bumva ko umugore adafite access ku mitungo yo mu rugo. Yego. Kimwe cyo n'umugabo. Reka nkwereke hari ukuntu waza ugasanga umugabo yihaye permission yo kucumbikira abashitsi cyangwa abana kandi batari abashitsi bazagenda ejo bazamara imyaka atabigishijeho umugore inama abapangayi. Ariko nta mugore wakwihereza uruhusha ko kuzana umwana w'umupangayi uje kwiga segonderi yose atabibajije umugabo. Rero muri character zacu z'abanyamurenge hari uburyo twumva ko umugore hari step nta bwisanzure afite mu rugo rwe. Rero uwo muco rero niba ari umuco wubakitse nabi. Izo ngeso ntago ari nziza. Izo ngeso sinzuri. Ariko bakihangana. Kandi rero byahereye muri kwa gukandamiza umwana muto w'umukobwa. Uzi ko nko mu myaka yashize ya kera wasangaga umuntu afite nk'umwana nk'abana mu nzu ahubwo ugasanga umuhungu niwe wohereje Bukavu kwiga. Umukobwa kandi wenda ufite n'abakobwa kandi ufite abakobwa bashoboye ishuri. Ariko ukamuvuga ngo ubwo mfite ubushobozi bwo kwigisha umwana umwe reka yiga umujungu. Kandi ubye n'umukobwa yonamurusha n'ubwenge bw'ishuri cyane. So ico gihe rero habayeho kurobanura ku butoni. Wakomeje ku kantu ko kuvuga ngo guha umurage n'ibindi ntekereza ko si ka kantu wenda abantu bashobora kuba bumva ko umukobwa washatswe ashobora kuba yaragiye iwabo w'abandi. Bati nibamuha isambu wenda ku metero zingahe ku isambu atubwa isambu arayijana kwa barunaka
iyo mu wundi murara. Hari umuntu ukomeje kwandika hano witwa Ornera ngo mfite ikibazo sinzi ico kibazo yaza kucandika nacandika twaza kugisoma. So Ornera ushobora reka nze ngubwire ni ukuvuga umuhungu wawe umukobwa wawe ati ntabwo wamuhereza ntabwo wamuha umugabane kuko agiye kuja mu yindi famiye. None se kubiha umuhungu wawe yarazanye umukobwa w'abandi ariko abari wawe rero ni ukuvuga mu gihe uno muhungu wawe yagabanye n'umukazana yaragabanye umuhungu wawe azaba afite opportunities azaba afite ibintu bibiri ahubwo nibwo bwa rugo ruzaba rupanze neza. Nimba uyu munsi umwana w'umuhungu w'umunyamurenge agabana umugabane gusa wo kwasa umukobwa ntagabane ariko biramutse bibaye umuhungu akagabana uwo kwase n'umukobwa akagabana uwo kwase rwa rugo ruzaba rugize imigabane ibiri sigo ruzaba rubaye rwiza gusumba uko gwakagabanye gusa ku muhungu cyane. Urumva rero uwo muco utabaye imbogamizi no ku rugo. Wenda tubibara ubu ngubu turimo kuvuga ibya kera tubara ubu ngubu ese ubu ngubu bwo iyo mico ndavuga yo gutanga uwo murage harya ntiba wita umurage nyine ni umurage umugaba umunani nibyo ababyeyi babaraze umurage n'ubundi hanyuma uyu munsi twavuga ko byakosotse cyangwa n'ubundi biracarimo byarakosotse ntabwo byakosoka ubu ngubu ni ukuvuga iki ubu sinzi ubu ngubu naho ahantu bigeze umuco w'ikinyamurenge n'umuco w'abandi sinzi uko umeze ariko cyane cyane mu kinyamurenge kuko abandi bo bamaze gusobanukirwa umwana ko ari umwana ariko nabo nk'abanyarwanda sinzi umuco wabo neza ariko niba bari no kudukurikirana live bashobora byenda kubitubwira ariko hano muri Kenya reka tuvugane muri Kenya hano muri Kenya urapfuye ufite prote ufite umwana w'umuhungu n'umukobwa uravuga abanyakenya bo narabibajije babakikuye baba bana bajya baragurisha iyo ya parcelle atari nini ku buryo buri mwana bamukebera kiwe ukaba nta murima wasize nk'inzu imwe kandi ufite abantu 8 bose ntibayibamo bahitamo umwanzuro wo kuyigurisha bamara kuyigurisha niba yaguzwe miliyoni 10 buri muntu na miliyoni 10 iyawe waje kuyimwa akanyanga birakureba baragabana mwihembe no hano muri Kenya niko babigenza. Abanyarwanda sinzi uko babigenza iyo papa wawe apfuye nimba abakobwa n'abahungu bagabanira mu murizo ariko hano muri Kenya narabibajije iyo umuje yapfuye asize umutungo w'inzu ari wo wonyine asifite babana baragurisha bakagabana ubwo birengagiza ko hariho umwe ufite ubushobozi ku rutundi ngo bahebere ariko se ibyacu keretse wamukire muri bo akabahebera bivuye muri we ariko afite haki ingana n'iy'umukene kuko bose banganya amaraso ku isi ntago bashobora kwicara ngo bayirekere umwe umuco wabo uvuga ko bagomba kugabana ariko bo ubwabo bitewe n'ingano urwo rugo rusetinze bashobora kuvuga ati runaka ni umukene reka tuyimuhereze bose bakayimuhebera icyo gihe si umuco icyo gihe ni kuamua kwao ntago bivuze ko wenda ari itegeko ni kuamua kwao niko bimeze. Sinzi niba hari umuntu ufite comment kuri ako kantu hanyuma tugahita dushuka. Nta muntu bagiye bandika ibintu ngo waziye mu gihe ngo kuki umwana atwara umuco wa se natwara wa nyina ariko se bibaho se umwana atwara umuco wa se gusa ntatwara n'uwa nyina donc umuntu atwara umurara ubwoko bwa se ntatwara ubwoko bwa nyina ubwo bishatse gusobanura ko se wagakwiye guhabwa si iyo mitungo nekereza ko wenda nuko umugabo nyine ari ushaka niko navuga nubwo mu kinyarwanda bavuga ngo bashakanye siko babivuga se ariko hano muri Kenya nk'abakikuye umuntu atwara ubwoko bwa nyina yes hano muri Kenya cyane cyane kubera ko babyarira iwabo abana bose bavukiye iwabo bose batwaye umuco wa nyina batwaye nta nubwo baba kandi hano muri Kenya biragoye kubona umukobwa utari iwabo kandi cyo kintu nanjye naragikunze cyane ariko ku bantu bashakanye turemezanya ko batwara umurara ariko reka tugaruke kuri abantu bavukira umukobwa uzarira iwabo umuhungu akihakana umwana akihakana n'uwo mugore umwana yamara kumwana nanjye umuga ukazana amazuru uje gutwara uwo mwana
ngo burya nuwanje ngo burya umwana nuwanje imijyanye gakundi gahaguruka agiye cyane cyane zayigaragaza yagiye gukora ubukwe ngo nibo bambara ariko igihe nyina aramutwite ntibigaragaje uwo mwana akwiriye gufata umuco akwiriye gufata ubwoko bwa nyina umwana wavukiye iwabo oya umwana wagira ngo atazuvukira iwabo umwana wabyawe n'umukobwa ukiri mu rugo uwo mwana yabyawe n'umukobwa uwo mwana akwiriye gufata ubwoko bwa nyina umurara wa nyina kandi afite ise w'ibandi wabyaye umwana akamwihakana akamuta wa mwana yamara kuba mukuru nyina yarasitaragorinze ba nyirakuru si ba nyirakuru base umwana basekuru ndavuga kuri side y'umukobwa rero basitaragorinze umwana yamara kuba umusore agiye gukora ubukwe ukamubona abanyabyinshi barigoroye ngo ni umunyabyinshi ngo nibo bambara isapo naja igomba gukodesha inkuba nizere ko abanyabyinshi bataza kuko yaranditse ngo wazigiye kabisa noneho reka tuze kuganira ku kintu hari akavideo nabonye wakoze kagufi ngira ngo urambure aka kanya akavideo karavuga ngo niba hari ahantu bagufata nk'icyo ntazi nk'umwanda nk'ikintu kiri aho ngaho uri kunyumva neza ati ntukihebe kubera ko hari ahandi hantu ufite agaciro ushobora kuja ukabifumbira yes ni ukuvuga ni video navuze hari umuntu wari wanditse hano iyo message nkunda message nziza cyane yari yanditse ngo waje kudukura mu bwigunge ngo waje gukura abagore mu bwigunge abagore mu bwigunge ngo waje gukura abakobwa mu bwigunge ngo wadukuye mu bwigunge so kubera ko uzara umwana ukamushira mu bwigunge nta mpamvu urisi nimba wewe wima umwana wawe agaciro w'umukobwa uri papa we rubanda nibo bazamutinya bazakamuha biragoye nimba wewe papa w'umwana ufite umwana w'umuhungu w'umukobwa wewe ufite abana b'abakobwa jewe ngira abahungu gusa wewe nyiri se w'abana b'abakobwa nimba wewe utuba umwana wawe w'umukobwa ngo umukunde umuhereze umugabane njyewe duhuye dushaje nzamuha akahe gaciro nijye uzamuha ako gaciro papa we na nyina bimye uwo mwana nimba papa wewe ufata abana bawe b'abakobwa nk'aho atari abana b'abakobwa bagashaka umugabo wabo akabafata nk'aho n'abari ikintu kiri simple uzababara ngo nagufatiye abana nabi nawe papa wabo warabafashe nabi warumvishe ko bataresha n'abahungu ni gute uzigera wumva ko uwo mwana wawe w'umukobwa azaresha n'umukobwa ukanga kubohereza ku ishuri ngo n'abakobwa ukanga kubohereza ku ishuri ngo n'ubundi se ko ari abakobwa none njyewe washatse uwo mukobwa papa we yambuye agaciro ni njye uzakamuha byanaho ngombwa noneho wowe ukaza unamudiha nanamudishe nawe uba waramudisha mu magambo umwe baramudisha mu mutwe undi so abapapa babyaye abakobwa umwana w'umukobwa ni umwami njyewe mpora nsaba imana ngo izampe umukobwa imumpaye ariko ntogatetesha njyewe notetesha umwana w'umukobwa umukobwa rero bahorana intimba kuva iwabo kugeza abashatswe kugeza abashaje ariko reka nkwereke mbere yuko tuvuga iriya video reka ntongere ngaruke ku mukobwa inspiration nta kibazo uraza umwana w'umukobwa nk'umugore wabyaye abakobwa yego nk'umugore wabyaye abakobwa gusa yarangiza abakobwa bagashakwa uzi ko wa mugore azasubira iwabo mu Banyamulenge azasubira iwabo bose bashatse reka nkwereke urugero ariko hari kera nk'ubu nkabyara abakobwa gusa yego namara kubyara abakobwa bagashakwa namara ngapfa njyewe ngapfa umugabo wa mugore wanjye wabyaye abakobwa uzi ko azasubira iwabo
Byariki wenda ni kera ariko ubu ngubu nanuyu tangira iyo umwana w'umukobwa yego washatswe agafakara okay agafakara afite abakobwa gusa ba bakobwa bagashakwa bose uzi ko wa mukobwa yavaga wa mudamu yavaga muri wa muryango akaja kwa basaza be akaje kuba kwa basaza yes. akaba ari yaje gusazira kandi yarashatswe kandi yarabyaye reka nze nkwereke ikintu kibano muri Kenya uri umwana w'umukobwa mama wawe uri umwana w'umukobwa okay mama wawe yabyaye abakobwa gusa yego hano muri Kenya uravuga abanyakenya abanyamurenge okay hano muri Kenya wabyaye abana b'abakobwa gusa yego hanyuma urapfuye upfiriye nka ruguru ikiriyo kuko twagitwaraga ngo mubakwe kandi nibo bana banyakwigendera neza bari direct mugakitwara ku mwana wa kuri musaza we wo mwase wabo cyangwa kwa se wabo ngumwana w'umukobwa ntiyokorera ikiriyo ku mwana w'umukobwa nigiye bikigaragaza ku mwana kuki mugikorera ku mwana w'umuhungu ntimugikorere ku mwana w'umukobwa ako kondemeranwa nawe karacabaho ako ngako mu buryo umuvyeyi ashobora gupfa afite abantu b'abakobwa 5 mu gihugu yes ikiriyo bakakijana kwa muramuwe no kuvuga ngo muri umuntu w'umugore abana b'abakobwa bakabaterura bakabajana mu ngo zabo bakabajana kwa se wabo ako bisobanuye ko se wabo ni se oya kuki yari umuhungu batagikura ku muhungu bakagitwara kwa se wabo yari umuhungu nimba tuvuge ku rugero iso arapfuye yasize umuhungu hano muri Kenya okay kuki batakivana ku muhungu ngo bakijane kwa se wabo ntago byo bikunda rero niba batakivana ku muhungu ngo bakijane kwa se wabo bakaba bakikivana ku mukobwa bakakijana kwa se wabo bigaragaze ko umukobwa n'umuhungu bitandukanye aho biratandukanye rero hari uburyo ki muri societe y'ikinyamurenge dufata umwana w'umukobwa ko atuzuye ariko wibarira ku mwana w'umukobwa aho ngaho nje niyo tutari kumvikana barira kukuba ikiriyo kigiye mu muryango mu banyabyinshi mu basinzira niho kigiye itonde nkubwire siko ntagiye kigiye mu reka nze nkubwire bishobora gukorerwa ko wa mukobwa ariko kiraba kigiye mu bantu oya umwana wawe nimba yaragiye mu basinzira kubera iki kiyo kitoja mu basinzira ari umurambo n'umwana muzima woherejeyo ariko nyine ariko wapfuye so musinzira Museveni ashaka ko interview njewe nkunda deba kandi biba biri byiza ko abongereza bavuze ngo think outside the box ni byiza gutekereza ibyo muyoboka ariko avuga ni ukuri kandi ni ukuri kwiwe ntabwo mbihakanye ariko nje ico nshaka kongeraho nuko umuntu agira umuryango nkaba nimba ukavuga ngo nta imiryango ntigomba kubaho nimba hari imiryango ibaho igira ko yubakitse igira ko ikora hari ibyo nemeranya namuzo yavuze mu bijanye no gukandamiza umuntu ureka n'umukobwa ikiremwa muntu cyo cyose hari uburenganzira gikwiriye kandi kigomba kubona ko turumvikana ariko kubijanye nibi ngibi ngo umufano yaratanze ngo umuntu agapfa n'umufano umuntu agapfa yaravyaye abakobwa gusa ngo ikiriyo ngo kigomba kuja nanone ganti kizoja kuyiwabo abakobwa bose nubundi itonde ngo nigutubaterura nubundi nikija kuri umwe barya abandi 4-5 basigaye bazoza kumwa nikuko papa wawe yafa afite abahungu 6 buri rugo ntiruzakora ikiriyo barya abana 6 bazipanga bavuye ngo kirabera kwa mukuru wabo cyangwa kwa murumuna wabo bivana n'uwo bumvikana bara uko umuryango rero wubakitse nkaba nusenya structure y'umuryango kwitera rero nibwo umuryango umuntu afite ahavuka iyo we washatswe uri muri wa muryango ariko waragiye no kuvuga ngo responsibility z'umuryango uvukamwo utakora ntibozi gushira hari mwico ngico uvuze kuko ico ni responsibility z'umuryango uvukamwo niyo ngombwa rero uza ukaza kugera reka nze ngubaze urumuki je ndumusita umwana wawe w'umukobwa uzaye umukobwa gusa yego abakobwa cyangwa katuvuga umukobwa yego urapfuye uwo mwana w'umukobwa wabyaye wewe yashatswe mu banyabyinshi yego hanyuma bagiye guterura wa mwana w'umukobwa bamujanye mu basita ese abasita nibo bakwegereye gusumba umwana wabyaye tibamutera ubundi hagomba kuguhamba bakwegereye ukwegereye
hagomba kuguhamba amaraso yawe niyo festival niyo ya mbere itonde guhamba nanone twavuze ikiriyo ntabwo twavuze guhamba gushingura umuntu ni ikiriyo voilà n'ibindi bintu byose icya kabiri kwanza ntiwanavuze se umugore w'uwo mugabo iwe yarapfuye niba agifite umugore n'urugo rwe rugihari bigomba gukorerwa mu rugo rwiwe kandi afata inshingano na reka ngweze urugero gotoya turi hano Nairobi hakunda kuba ikesi zabereye muri Kongo hakunda kuba kese zabereye muri Kongo ugasanga wa muruje wo muri Kongo hari iyo umuntu apfuye muri Kongo usanga ndimo ndavuga ibintu bibaho hari igihe bakora ikiriyo muri Kongo bagakora n'ikiriyo muri Kenya bisanzweho cyane ugasanga wa muntu wapfuye muri Kongo hano muri Kenya nta mwana w'umuhungu afite ariko afite abana be b'abakobwa izo kese zirahari bashatswe cyangwa bataranashaka ariko b'abakobwa bari hano hanyuma wa mubyeyi wapfuye muri Kongo bagafata ba bana b'abakobwa iyo bashatswe bakashaka undi muntu ufitanye isano na wa wundi wapfuye niyo yaba atarimo umuntu nawe direct nubwo yaba atarimo umuntu nawe direct bavukana kuri se na nyina ashobora kuba kwa se wabo cyangwa kwa sekuru hanyuma bagafata ba bana b'abakobwa urabihakana se ibyo se nibibaho iyo birenze iyo udafite baso wanyu hano ntabwo birenga mwasogokuru wawe ngo bije hande ngo ari ikiro kibera kandi hari umwana wa nyiri uwo mubyeyi baza babikora w'umukobwa bazakora ikiriyo Museveni ndabizi no okay reka no ntabwo zarenga kwa sogokuru wawe ngo bije kwa abahandi hirya avara niwe arashatse kuvuga igihe cyose bikuri baso wanyu babikiri tujuru twamufata reka nemere iyo birenze kwa sokuru wawe none si iyo birenze kwa sokuru wawe ntibiba bikiri umusita umusita se ndetse wo muri yanzu gahubwa none se ariko si mwanyu itonde gatoya so njewe nagiye mbona ibiri ahantu abakobwa bafite ureke n'ababyeyi n'abavandimwe wabo bapfa batari kumwe kuko wavuze ikiro kigakorwa umuntu yaguye hanyuma n'umukobwa bakamusura bisanzwe ariko n'ikiro bakagisoza igihari ku mukobwa sawa ariko iyo ari umuryango afite se wabo uvukana na se neza itonde birakorwa ikiro baragitegura basobanyu ni nabo bagitegura nabo bagihagararira niko umuryango wubakitse ntabwo uzabwira reka nkwemerere njyewe uyu munsi uvuze ko umusita yego ujyaye umwana w'umukobwa wowe uguye muri Kongo wa mwana w'umukobwa ari hano mu basita bavukana na Museveni habuze umuntu n'umwe uvukana na Museveni munda twagiye kwa sekuru wa Museveni habura umuntu n'umwe uvukana na sekuru wa Museveni hari abasita bo mu muryango wanyu ngo muvukana kwa sokuru deje icyo gihe gikorerwa ku mukobwa wawe gikozwe n'abanyabyinshi yashatswemo cyangwa gikozwe n'abasita wa mwana avukamo gikozwe nawe kubera ko nta base waba afite aho ngaho ariyo bari kubikora ntabwo ari abo mwabo abo ngabo bamwunganira kubera ko nk'uko n'ubundi atagikora wenyine akenera n'ubufasha bw'abandi bw'indi miryango nayo iramufasha kugira ngo kibe mu gihe nta mwabo afite abo mwabo abo base wabo direct nta base wabo afite direct bari aho ngaho so ni ukuvuga ngo ntibarekaga kugitegura kandi bari ntibagitegura kuko uwo muntu ni mwene wabo ariko ari kure ko turumvikana so niyo mpamvu rero bamufasha ariko kereke biba byagiye kure reka nkwereke gatoya bara umukobwa wawe wabyaye siko noneho iwe ari kuvuga ngo umukobwa wawe araruta murumuna wowe uri kuvuga ngo hariho murumuna wawe cyangwa nyine umuntu muvukana niwe prioritaire niwe bwa mbere ariko yakakubwira ngo ya bwa mbere n'umwana wawe amaraso yawe niyo yaba nukuvuga umwana wawe yashatse yafite se wabo bamukuriye yashatse ngo aze kunganira se wabo kubera ko ise yapfuye ntabwo aza kunganira hari nigiwe nta na contribution nimwe atanga ko turumvikana iwe ico bamusaba nuko aza kitabira umuhango wase ariko umuryango ni uyobora iki oya no kuja kumushingira okay reka tuvuge uriki igihe baje kumushingira ko atazavuga ati umuryango wanje mureke kunshingira abangaba ngiye gushakwamo mureka ari bagore gukora itonde iyo agiye gushingirwa bitandukanye niyo afushije gushingirwa abakiri kumwe ni wa muryango abakiri muri wa muryango abakiri mu banyabyinshi bagiye kumuha abasita n'igihe cyose washatswe umuryango wawe ugufiteho ububasha umuryango wawe nimba ariko bimera bipanze nabi
umuryango nimba umukobwa yafushije se uwo mukobwa akaba bagiye gukora ikiriyo casi ntibagomba kumuhagurutsa abandi bose bakwiriye kuziwe kubera iwe bakamusapotingira iwe. Ikibazo ahubwo cakabaye bateguye ikiriyo atabizi atakibayemo naho kuvuga ubundi ibyo byose n'intuze uwapfuye aba yagiye ibindi byose biba bisigaye aho bakijana n'aho batakijana. Ariko icyo nkubwira ko nuko imiryango yubakitse bigomba kugenda uko baza babikora niko bigenda kandi nta nikizabihindura nkaba nyine hazaze generation zigenda imitekerereze nk'iyamwe kigenda izamuka iyindi gigenda ishira setu. Reka gato yangaruke kuri side ya Museveni gatoya urabona muyoboko urabona reka nkwere ku gihe cy'ubukwe. Igihe cy'ubukwe ubu ufite umukobwa aje gushaka wenda tuvuge ntafite se ariko afite musaza we mukuru wenda nawe unashingiye urumva afite na se wabo uvukana na se neza ariko bakavuga ati rero ingofero y'icubahiro y'ububyeyi irafata nde se wabo. Si ngombwa ntibiza bigenda gutyo. Hari n'igihe base wabo bavuga wowe musaza wiwe niwe uhagarariye Yesu wara ni baso oya hari ikintu gipanze nabi jewe nimbisi njye nyarumva ibintu muri contraire mu buryo bwanjye ingofero ikwiriye kwambika umuntu ufitanye isano n'umukobwa. Ingofero ikwiriye gukora umuntu ufite ibikorwa bifatika ku mukobwa. Niba warabyaye umwana itonde gatoya itonde gato uwo muntu azashimirwa ku ruhande ariko ntabwo none niba ari umunyamahanga wundi wakugiriye neza icyo abakugiriraga neza ni benshi none bose uzazubambika insapo. Itonde nkwereke ujyaye umwana w'umukobwa hanze uteye umukobwa inda wihakanye umwana wa mwana jewe umugira neza ndamureze umwana arashatse yamara gushaka ngo ubwo ari wowe wateye inda ngo niwe bambika insapo nimba garuko byagakwiriye kumera iyo ni scenario itandukanye. Isapu rero ikwiriye kwambika umuntu wagize ntabwo ikwiriye kwambika uwabyaye ikwiriye kwambika uwareze. Nimba ari nge wareze ba data wacu buzuye hano nta numwe wigeze amenya ko wa mwana amavuta yashize nta numwe wigeze amenya ko school fees ye yabuze nubwo waba uvukana na data ari nge wareze uwo mwana ninge bakwiriye guha ingofero ibyo nubwo waba uri nyarume wareze uwo mwana base wabo birwa bamureba gutya kuki umwana abo w'umuryango habaye igikoko ariko nta gikoko nta w'umuryango. Ibyo biratandukanye muyoboke. Twavuze umwana wavutse agakurira mu muryango wiwe akagira ibyago isaga agatambuka bazava agasaza mu kinyamurenge tuzadukoresha n'ikinyamurenge nuko tuba tuvangiruze ise agasaza hanyuma umwana akaje gukora ibirori ntituvuze ngo base baba baramwitayeho bataramwitayeho batagize bute iyo ni yindika ibyo uvuze iba ari kayindi ingomba kurebwaho. Kandi cya kabiri uvuze ko wavuze ngo wamugire neza nabwo ntiwarusobanura wamugire neza ni gute uvuze ko ari wamureze nk'umubyeyi aramurera aramwambika amwishura minerevare agira ati ubwo ni wari umubyeyi ubundi mu bandi bavyita umubyeyi adoptive hariho biological father hakaba na adoptive. Hano muri Kenya babyita baba murishi na baba mzazi. Baba mzazi ngo ni biological naho baba murishi ni uwagize contribution iruti yaso. Ibyo nabyo biratandukanye. Hari uwagize contribution kandi ibyo nabyo n'abantu babiganira. Hari igihe nibaga n'ibyo ngibyo ntibinakwiriye ubundi umuntu yagakwiriye kubyara umwana akamurera wenyine ariko hari kazi zitandukanye. Hari igihe umuntu aba ari umukene akagira se wabo mukuru wiwe agafata abana be akabarera ntabwo umubyeyi yataye inshingano. Ega ibi bintu ni ibintu ni kureba buri kintu cyose muri ka yacu mukacanaliza muri ka yacu ukabura umukene abana bawe umwana wawe wenda agafashwa na mukuru wawe kubera ko yarafite ubushobozi kandi atari na wenda hari igihe ari wowe bimwisabira hari n'igihe ari ubikwisabira uwo mwana wawe murere mwigishe icyo gihe ageze muri icyo kigero we waramufashije ntabwo urise hari kintu ntabwo rero bivuze wise ngo azahita avuga ngo mwana ngo se wabo ngo nigomba kuzambariza hari gato ya papa hari ubukwe natasha bwa bene wacu w'abagigi abagigi buba wenda baramuke buri abagigi nimba kugira amakuta sometimes mbakunda abo bavuga amakuta y'amafyeri amakuta ntabwo ari amafaranga amakuta y'amafyeri nayo nzi kinyamurenge abagigi bazakurikira iyi video ndabaramukisha natasha ubukwe bwabo rero hari akantu bakoze nakunze umwana yarezwe
na se wabo ariko afite se okay ise ntabwo yigeze apfa ariko se akaba n'umukene okay ariko se wabo akaba nyine amebahatika kimaisha aza kurera wa mwana wa mukuru we okay ni nkaho abantu bose bari banazi ko uwo mwana ari uwo waho yakuriye ariko afite se muri Kongo somewhere yego hanyuma igihe kiragera wa mwana akora ubukwe uzi ikintu yakoze yaguze ingofero zibiri azitanu ahubwo wazigura ubundi se ndavuga gutanga ingofero igomba kuba yaguze ingofero zibiri okay imwe yambika papa we wo mu maraso iyindi yambika se wabo wamureze wowe nyine nanjye nzika nyinshi nagiye mbibonamo amakwe menshi byagiye banabaye na batanu wazigura zose ingofero isapo zirahenze kandi kurayambika kubwicubahiro buri wese afite icubahiro agomba bitewe n'ibyo yagukoreye uyu nguyu yakureze kubera ko wavutse ariko hari akandi kantu ngiye kuvuga abanyamurenge bajya bakunda kwigaragaza ko uri uwe habaye ikintu gitume hari public y'abantu ariko private ntiwigera ukamubona ariko umunsi habaye ikintu cahuje abantu 100 agahita agaragara ko ari we muntu mufitanye isano reka ngo wari utanze urugero umwana afushije se nibwo umugore abaye umupfakazi afite base wabo batanu ntiyajya habura umwe ukurikirana iyo nzu uwo ni ukwiriye kwambika ingofero ko nukuri hanyuma wo kwihakanya muri private nawe ugomba kumwihakana muri public oya kungako mutandukanye n'ikinyamurenge ntagaruka nko bigenda nukuvuga ngo ndunga mu by'ibyo bigomba guhinduka uwakwihakanye muri private ugomba kumwihakana muri public yes uwakwihakanye muri mwenyine mwibanga nawe ukwiriye kumwihakanira mu ruhame utanze urugero uravuga uti mu nzu wenda umwe arapfuye hasigaye wenda batanu noneho batanu umutoya muri bo cyangwa wo hagati niwe witaye kuri wa muryango hanyuma uravuga uti wa muntu ugomba kwambikwa ntabwo akwiriye kuvuga none mu bukwe bose babujemo ko ari batanu wo kwambika wa wundi muto kandi ari wo witaye kuri nyokomani nyine muraba mugiye kinyume na kinyamurenge hambikwa nimba gisetinze nabi cyo kinyamurenge waje tutaje nyuma hambikwa umukuru ntago hambikwa uwakoze nimukomeze ku yindi sije isapira bikiba isapigiye kubikibazo niba shaka bazagura niba ufite basohanye 10 uzuzigura 10 bose ubapanga hari buri wese ugeninga yego urumva ko hari ibintu biba bigiye bisetinze gutyo ntekereza ko bishobora guhinduka ariko ku rundi ruhande nuko biba bisetinze ni kimwe nuko uyu munsi ushobora kwibaza impamvu wenda hadashobora kwambikwa nyogosenge wakwambika umugabo we titre zandika ngo isapo yateje ibibazo none tuvuge papa warapfuye mama wawe warapfuye ufite baso wanyu n'abakuru bawe tuvuge n'urugero nyogosenge arakwiteruye urakana gato akwigisha primaire akwigisha secondaire kaminuza kuva kuri kamambiri kugeza kuri kuja kwiyogoshesha ku bantu mukunda kwiyogoshesha barantu bakunda kwiyogoshesha buri Saturday buri gusuka umwana w'umukobwa arakumenye buri kimwe cyose inzara kandi buri yakubwira ngo rero umwana buri abana b'abakobwa baravuna bagira burden zitandukanye protocole nyinshi n'iz'abahungu hanyuma wa mwana agiye gukora ubukwe haje umunyabyinshi kandi wa mwana yarakuriye mu basama umunyabyinshi arigoroye aheruka umwana umunsi sapfa bongeye gukubitana umunsi umwana akoze ubukwe araje arigoroye ngo ubukwe ngo ubwaca abanyabyinshi ubukwe bukwiriye gukorerwa na ya famiye wa mwana bamureze abanyabyinshi bakaja mu basama abanyabyinshi bakwiriye kuza kuri step 2 twavuze no kwinuza icyakabiri uretse n'ibyo ngibyo hani gihe ushobora kuba umupanga cyangwa ukarerwa n'abandi bantu mudafitanye wenda aho ngaho uracari kwa nyogosenge hari somehow uburyo muri related niyo warererwa handi mu banyamahanga reka tuvuge yavara mu banyamahanga niko bigomba ko none si sapo ariko bambika niki ni icubahiro none icubahiro utakoreye voilà kuko ushaka ko baguheza ingofero y'icubahiro kandi ico cubahiro utaragikoreye kandi barakubyaye icubahiro ntabwo bakubyaye ntabwo ari yapfuye niso wapfuye naso wanyu ariko baravuka so wanyu kuva papa wawe yapfa nta contribution yigeze akora umuki ku yarakureze arakuadopsa kugiza umwana wakwigishije buri kimwe cyose umunsi rero ubukwe iso wanyu arigoroye abakikuyu bakaba bavisiteur umubyeyi wawe niba atari biologique wafashe inshingano zose umubyeyi wazo kuva izo dépenses zose akagufata mu nshingano aba ari umubyeyi wawe wakwadopsa isapi haba umubyeyi
yaba ari biological yaba ari wakwadopsi niko bimeze. Nongeye kumva papa nongeye kumva ishuriko tugaruke ku kiriyo c'umwana w'umukobwa. Uyu munsi tusadukora ubukwe bagafata umukwe iwabo umuhungu ubwo nabasi tuvuge ngende umunyabyinshi kosheje umukobwa wanje mubasinzira umusinzira wa fomo yazafata umuhungu akamuzana mu banyabyinshi ngo uyu munsi tumugize umwana wawe ndabeshe niko bigenda hanyuma naza gupfa bagakurikiriye kuri wa muntu bagize umwana wanje. Umwana wawe reka ivyo mbanze kugarura aho ngaho none tuzubona sebukwe n'umukwe bahungana ntarabona umukwe kubana none yanyuza nawe ukanyura hariya iyo ni heshima. Okay none wowe umwana wawe umuhungu wawe ufite wabyaye ntuzi umwubaha mbona umugopi nguzi ukateriza hariya ngo nawe umve niyo mpamvu rero icyo kigihari n'ibindi byose yabaye umwana afite ibyo azakora ariko icyo kindi yaravugiye ngo ko yabaye umwana wanyu ngo ntibagombaga gutwara ibyo bindi byose none kuki mumugize umwana ariko ibiriyo cy'urubanza mukakimwaka ariko hari abana iryo jambo rero abantu bajya bafomora nimba bagikomeje uno muco w'abanyamurenge wo kwambura abana b'abakobwa ibirori by'abasi iryo jambo rero bajya bavuga ngo turamuguhaye bazarikureho bavuge bati ya ubwo ngubwo iryo ngiryo rigomba kuvaho kubera ko nyine ntibamwishingana muri rusange. Muyoboke kuri iyi ngingo turiho hari umuntu wanditse hano muri commentaire ngo nimba data wacu ntaramubonye mu bufuzi bwanje ngo no mu bukwe ntakabwitabire. Ako iyo ni inzika ariko oya ntabwo ari inzika iyo ari inzika yo kugira ntabwo ari oya hari igihe dukora ibintu bivuga reka nkubwire mu gihe abanyamurenge tutaramenya gutandukanya gukora ikintu kiri nyacu tukacita ubugome. ubwo se si nko kumwishura none se n'umuntu kuba mutumva ibintu kimwe ukamwita umwanzi kandi mutumva ibintu kimwe aho kandi kongera ugatsindagira ukamwita umwanzi wawe nayo nandi makosa nimba umuntu afite uburyo abonamo ibintu nawe ukaba ufite uburyo ubonamo ibintu muri babiri n'ubundi muri abantu babiri ariko ntabwo akwiriye kuba umwanzi wawe. So mu banyamurenge rero hari ibintu byinshi tugira by'amafuti bikwiriye gukosoka. Mbere yuko wenda usubira muri comment dusoza kuri ingingo mbwira ibintu nk'abingaye bigomba gukosoka. Ikintu ca mbere kigomba gukosoka umwana w'umukobwa ni kimwe n'umwana w'umuhungu mu bintu byose. Nimba ise w'umukobwa apfuye muri ico gihugu akaba nta mwana w'umuhungu uhari nibe kunyaga umwana w'umukobwa ibirori byase ngo babitware ku munyabyinshi gusa niba bikorere kuri uwo mwana w'umukobwa afite access kuri se cyo kimwe na wa muhungu nawe ayifite kuri se. Hareka nkubwire nimba umwana w'umuhungu n'umukobwa bari mu gihugu kimwe isa akaba yaragize ibyago cyangwa umuvandimwe wabo ntibakwiriye no gukorera ibirori ku muhungu nimba umuhungu ari ufite ubushobozi niba bikorere ku muhungu nimba umukobwa ari afite ubushobozi niba bikorere ku bomba mu bana bombi nibumvikana bakavuga ngo bese bumvikana aho bibera ahantu bumva batabogamiwe. Reka nze ngubwire ku rugero shobora kuba mfite single room mushiki wanje afite etage waye abantu bazi wanje kwifunda kandi mushiki wawe afite kandi kwa mushiki wanje ari we etage rero access mfite ku babyeyi banje ni nayo access y'abanya. Reka nze ngubwire nk'uyu munsi twebwe dufite papa ruguru na mama tugira contribution tubayiza buri kwezi amafaranga ndanga angana n'abashiki banje neza birangana amafaranga tutanga buri kwezi yo kuja gufasha ababyeyi bacu ruguru biranga hari n'abashiki bacu bazatanga menshi kuturusha urumva bivuze ngo ntawe urutundi bivuga kuri uburyo ababyeyi bacu tubafashamo birangana niba binarutana birutana uko ubushobozi kubera ko rutana ubushobozi. So no mu gihe kabaye urubanza rukwiriye kuja kufite ubushobozi kuruta abandi ntirukwiriye kuja ku muhungu umukobwa afinyiriwe kandi umukobwa ari ufite ubushobozi n'ubundi wa mukobwa bazaba bitwara ari ufite ubushobozi bakabikuriwe mu rugo aho gasanga n'ubundi amafaranga yavuye mu rugo agiye kwa musaza we kubikora ndabeshe nukuri. Ikintu cya kabiri kigomba guhinduka nimba mu bukwe bw'abanyamurenge bafata umukwe bakamupresenta imbere y'umuryango w'umukobwa ngo uyu munsi mujaye umwana niba mufate kimwe n'umwana wese wo muri urwo rugo babyaye w'amaraso
nibamufate kimwe n'abandi nimba wa mugabo ngiye wacu tuvuga turi abahungu 3 n'abakobwa 5 ubwo dufite abakwe bangahe dufite abakwe 5 umunsi babamurikiye papa arambwira ati ndora abandi bantu uzaye babayabe nta buryaryaga buri hari ubwo baravutse mu muryango wo kwa nabandi abo bakwe bacu uburyo data mfatamo nibwo buryo akwiriye nabo kubafatamo sabanyamahanga ubu tubaresha bashobora gukemura urubanza nubwo wagakemuye kuko nge nagakemura muramu wawe akarukemura nimba muramu wanjye ubifite ubushobozi nabikemure okay iyo ngingo reka tuyisoze tuzozana abacamani tuzozana abacamani babihindure ariko hari hajya abacamani ntibazabihindura kuko zo babishizeho ubwo ninde wabihindura buri muntu wese mu muryango umuntu ku giti ciwe nundi ibi byose byanashizweho nta muntu ari umukono wigeze ubishiraho nubihindura uzabihindura ku giti cawe nkawe muyoboke n'urugo rwawe n'abazagukomokaho uzabibatoza ariko rero ntabwo ugasanga tuvuge ku rugero umukobwa aragufuza ati ibi biragumani wanje usanga ngo muri mwana aradusuzuguye ngo yigize igishegabo ngo uyu mwana twama tubibona nibyo bya biri nakubwiye ngo kuba mutumva ibintu kimwe n'umuntu ntibivuze ko wamwanze ntibinavuze ko ugize ariko ntawe tuzategereze ko hari abantu bazaterana bakemera ikintu ngo bakakigira mu ntuzi cyangwa bari amategeko aya leta avuze ati nimbikoraho cyabarampana nintabikora biragenda gutya niba hari akantu wenda ka comment gatoya aho ngaho oya abantu bose bakomeje kuvuga ko nimba so wanye ntagufashije ngo niwe munyamahanga ati niwe munyamahanga ati umunyamahanga uyu we yanditse aravuga ngo ndumva iso wanyu ntawahuriye niyo ngofero kubera ko atagufashije ngo ni nguko ngo wayigurira umuntu ugahita usiga uyimwambitse yego okay reka dusoreze ahangaha iyi ngingo hanyuma gushimira wakoze cyane sawa thank you